Umujyi wa Kigali mu mijyi itatu ya mbere muri Afurika aho ubukode bukosha ubuzima bukaba buhenze kurusha ahandi muri Afurika. Kimwe mu bintu abantu bishimira kugira ni ukugira iwawe ni ukuvuga aho utaha ukaruhuka ukaryama kandi ukahasabanira n'umuryango wawe. Mu myaka mike ishize raporo zivuga iby'ubukungu ku isi zavuze ko ubukungu bw'isi bwazamutse kandi ibihugu bikennye nk'u Rwanda ngo ubukungu bwarwo buri kuzamuka. Ayo makuru ku muhinzi, kuwukorera umushahara, ku mworozi no ku bandi bantu bibera mu buzima budasaba imibare myinshi kuyasobanukirwa biba bigoye. Ubukungu bw'igihugu n'umusaruro wacyo bivugwa ko byiyongereye, ariko umuturage waho kura amafaranga ntiyiyongereye, kandi iyo wakongera amafaranga yinjiza ajya ku isoko agasanga ibiciro byazamutse. Kubona iby'ibanze umuntu akenera bikomeza kugorana kubera ikinyuranyo cyangwa icyuho kiri hagati y'ibyinjira n'ibyo umuntu akenera. Kubona aho kuba niyo ngingo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Uri mushya kuri channel yacu, ikaze, kora subscribe kandi ufungure inzogera, kora like niba ukunze ibyo dukora, maze ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo. Niba uri online ntizi iminota mike maze dusesengura iki kiganiro. Tugiye kwifasha amakuru ya Business Inside Report. U Rwanda ruri gutera imbere. Uheruka mu Rwanda mbere y'umwaka w'1994 arugarutsemo yagira ngo ari kwerekwa. Nibyo hazamutse amazu menshi maremare, hubaka ibikorwa remezo byinshi kandi n'abaturage bagenda mu mujyi wa Kigali barushaho gusirimuka. Ariko ikibazo ni iki? Iterambere igihugu gifite ese koko rijyanirana n'ibyo umuturage yinjiza buri munsi? Ubuzima burushaho koroha cyangwa uko bwije nuko bukeye? Ubuzima burushaho guhenda? Reka tuvuge ku miturire, kubonaho kuba, kubaka, gukodesha n'ibindi bifitanye isano n'imibereho ya buri munsi. Ikinyamakuru Igihe giherutse kwandika inkuru yasesenguye uko ku isi bihagaze ku bijyanye no kubona aho gutura, by'umwihariko ku bakodesha. Ku rutonde rw'uko ubuzima bugoye mu mijyi yo ku isi, dore uko byifashe kuri Kigali yacu. Umujyi wa Kigali waje ku mwanya wa gatatu mu mijyi 10 muri Afurika aho gukodesha inzu bihenze cyane. Umujyi wa Addis Ababa ho muri Ethiopia niwo wa mbere uhenze guturamo muri Afurika, ukaba wa 202 ku isi. Cape Town yo muri Afurika y'Epfo ni ya kabiri, ikaba ya 118 ku isi. Byumve gutya, umujyi wa mbere uhenze kuturamo muri Afurika ni Addis Ababa muri Ethiopia, hagakurikiraho Cape Town muri Afurika y'Epfo, Kigali kaza ku mwanya wa gatatu. Guhenda bivuze iki? Naho ikiguzi cyo gukodesha aho kuba kiba kiri hejuru cyane, aho kubona bimwe mu bintu by'ibanze babigoye cyane. Mu yandi magambo, igihe ibyo winjiza biba bihabanye n'ibyo ugomba kwishyura. Nguko byifashe. Umujyi wa Kigali wakurikiwe ku mwanya wa 4 na Windhoek yo muri Namibia yabaye 180 ku isi. Ku rutonde rwa Business Inside, Pretoria yo muri Afurika y'Epfo ibi ya 5 ni ya 198 ku isi. Uwa Johannesburg nawo muri Afurika y'Epfo ukurikiraho ukaba uwa 299 ku isi. Umujyi wa 7 muri Afurika mu kugira inzu zo guturamo zihenze cyane ni uwa Casablanca wo muri Maroc. Uyu mujyi wa 300 mu guhenda ku bukode ku isi ukurikiwe na Dar es Salaam yo muri Tanzania nawo wabaye wa 301 ku isi. Rabat yo muri Maroc yabaye ya 8 inabiye 310 mu mijyi henda guturamo ku isi. Imijyi 10 ya Afurika ubukode bukosha isozwa na Lusaka yo muri Zambia ikaba iya 314 ku isi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko inzu zo guturamo ku bakodesha nizo zakomeje kwiharira igice kinini cy'umushahara w'abantu muri uyu mwaka, kandi ibyo bigira ingaruka ku mibereho yabo bwite ndetse no ku bukungu n'imibereho rusange by'abaturage. Mu mwaka 2025 mu bice bitandukanye bya Afurika, cyane cyane mu bihugu byanyuze mu bibazo bikomeye by'ubukungu, hagaragaye ibibazo bikomeye aho ibiciro bihanitse by'ubukode bizahaza ubuzima bw'imiryango, ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'iterambere ry'imijyi muri rusange. Guhenda ku bukode bigira ingaruka ku buhahirane n'ingendo muri rusange, ikintu abaturage badakunda gutekerezaho. Kubona inzu zihendutse iyo bikomeje kugorana bituma bamwe bajya gutura kure cyane yaho bakorera, bikongera ikiguzi cy'urugendo ndetse no kuba umuntu yagera ku kazi kare bikagorana, kandi kugera ku kazi umuntu afite umunaniro bikiyongera. Ibyo kandi bigatuma umukozi ashobora gutanga umusaruro muke. Guhorana umunaniro wo mu mutwe, umunaniro wo mu mubiri, kutanyurwa n'umushahara bitewe n'uko udashobora gukemura bimwe mu bibazo by'ibanze by'umukozi, byose birahurirana maze bigatuma umukozi adatanga umusaruro ukwiriye. Akazi gakora mu munaniro wo mu byiyumvo gashobora kuvamo impanuka nyinshi, kukica nkana, uburangare n'ibindi. Ibi bihombye amasosiyete menshi y'ubucuruzi na za leta kubera gukoresha abakozi bamerewe batyo mu mutwe. Umukozi watakaje iminota 5 buri munsi kubera umunaniro uturuka ku bibazo by'umushahara muto azahombye umukoresha w'iminota 1350 ku mwaka niba akora iminsi 5 mu cyumweru, kandi ibyo bivuze ko kwica akazi azakica amasaha hafi 23, kandi niba byarabaye ku bakozi 10 bakora mu kigo kimwe, bivuze ko bahombeje umukoresha amasaha 430 angana n'iminsi 9 y'akazi mu mwaka. Nihiyongeraho ibiruhuko yagize kubera impamvu zitandukanye, kandi wenda igihe cy'uburangare ku kazi kikaba cyariyongereye ku bakozi benshi, birumvikana ko bizateza igihombo kinini cyane. Uku guhenda ku bukode bw'amazu rero byabaye impamvu ikomeye yatumye habaho igabanyuka ry'umusaruro ku kazi, kandi abashakashatsi bakavuga ko byongereye amakimbirane mu baturage, cyane cyane mu miryango ifite ubushobozi bwo hasi.
ubucuruzi buto n'ubuciriritse nabwo bwahuye n'imbogamizi muri 2025 by'umwihariko bitewe no kubura aho gukorera kuko kuhakodesha biba bihenze. Ubukode bw'aho gucururiza iyo bukomeje guhenda cyane bituma benshi bimuka mu rwego rwo gushaka aho umuntu yakorera kandi akaba ashobora kuhishyura. Ibi kandi bikurura kugabanywa kw'abakozi kandi bikagabanya ibikorwa n'igishoro. Ku bashaka gukuza no kwagura isoko n'ubucuruzi byabo mu mijyi, ubukode buhanitse bubabuza kugera ku masoko y'ingenzi no kwagura ibikorwa byabo. Icyakora ubushakashatsi bwagaragaje ko gukorera mu rugo biri mu muco mwiza ukomeje kwisungwa na benshi muri Afurika. Ibi rero bivuze ko nibikomeza kugenda gutya abatangira ubucuruzi bagahomba bashobora kwiyongera, ubukungu n'iterambere bishobora kuguma mu biganza by'abashoramari bafite igishoro kinini, kandi ubukungu bw'ibihugu byinshi bushobora gukomeza kugaragazwa n'iterambere ry'ibikorwa remezo gusa, ndetse uburiganya mu bucuruzi bukiyongera bidasiganye no kunyereza imisoro cyangwa gucuruza fraude. Abaturage bo mu mujyi wa Kigali baherutse kuganira n'ikinyamakuru Igihe bavuze ko leta ikwiriye kwinjira muri iki kibazo maze hagashyirwaho amategeko arengera abapangayi mu buryo bugaragara, kuko abafite amazu bakodesha bayagira iturufu maze bakongera igiciro cyayo uko bishakiye, udahise ubona ubushobozi bwo kujyana n'ibyifuzo bya nyir'inzu bakamusohora adakoze amaguru hasi. Ba nyir'amazu nabo bavuga ko amazu yabo ari yabatunze kandi nabo bazamura ibiciro by'inzu bitewe n'uko ibiciro byo guhaha biba byazamutse ku isoko cyangwa imisoro. Kuba umushahara wo gukodesha utazamuka cyangwa wazamutse, ayo makuru ntaba mureba. W'ikimureba nuko inzu yubatse igomba kumuha amafaranga yo kumutunga, bityo azamura ibiciro bitewe n'uko ku isoko bihagaze. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Gasore Jimmy aherutse kubwira abadepite ko mu rwego rwo gufasha abanyarwanda kubona amacumbi ahendutse kugeza no kubafite amikoro make cyane, hari gutekerezwa imishinga yo kubaka amacumbi rusange abantu bakajya bakodesha ibitanda. Dr Gasore Jimmy yavuze ko hari abakene cyane ku buryo kubakira inzu zigeretse situza abantu benshi ku buso buto cyangwa kubaka imidugudu nk'uwo mu Gitega ntacyo byafasha kuko bitatuma babona ayo bishyura inzu nk'izo, ariko ati hari gutekerezwa kujya hubakwa inzu rusange. Ati tuzirikana ko hari umuntu udashobora kubona amafaranga kandi nawe akeneye gutura. Igitekerezo nuko inzu ziri muri icyo cyiciro harimo n'izizaba zifite icyumba kimwe, uwo muntu azaba ashobora kubona aho akodesha hatarenze 1/3 cy'amafaranga yinjiza. Yavuze ko leta iri gutekereza ibyo kubaka amazu afite ibyumba byinshi, aho umuntu ashobora gufata icyumba kimwe akaba ari cyo akodesha, cyangwa abantu benshi bagakodesha icyumba kimwe maze buri wese akabona aho yashyira igitanda cye, mbese abantu bagashyiramo ibitanda byinshi mu cyumba kimwe maze bakaryama. Ibaro rusange ry'abaturage n'imiturire riheruka ryagaragaje ko muri 2022 umujyi wa Kigali wari utuwe n'abantu 1.7 kandi byitezwe ko umubare uzakomeza kwiyongera bakagera kuri 3.8 muri 2050. Imibare igaragaza ko abaturage batuye mu mujyi wa Kigali bazava kuri 27.9% bariho muri 2022 bakagera kuri 52% muri 2035 no kuri 70% muri 2050. Iyi mibare igaragaza ko imijyi mu Rwanda izakomeza gukuzwa no kwiyongera kw'imibare y'abayizamo bashakisha bivuze ko ikibazo cyo kubona amacumbi abereye buri wese kizagumaho. Ese leta muri Afurika zakemura iki kibazo burundu? Niba uri mushya kuri channel yacu, kora subscribe kandi ufungure inzogera maze ukora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment y'igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo. Mwakoze cyane gukurikira iki kiganiro, naho ubutaha.